wabaye bize cyane muri telefone se kandi imba nashatse kugira ngo tuze hano tuganire kubera ko njyewe ndi kukubona impande yanjye mba numva ntuje meze neza cyane. Mm? Ariko ndi kubona uri bize muri telefone sinzi. Uyu mwanya uba ari uwanjye kugira tuganire niyo mpamvu mba nakuzanye hano kugira ngo twicare turi babiri ahantu nk'aha hatuje hari akayaga kameze neza nicyo mba shaka jyewe. Eh, Mm. okay. Hama se kuva igihe cyo usigaye wumva ko like ugomba kumamagara mu izina. Okay, I'm sorry. Kuvuga n'izina ryawe hari icyo binyongera kuri jyewe. Eh, Yeah. okay. Biranshimisha nabyo ariko niba utabikunda intego yanjye no gukora ibyo ukunda nta kibazo. Oya nta mpamvu. Nta mpamvu nta kibazo. Gusa mpora nsaba Imana buri gihe ko jye nawe umunsi umwe tuzereka ababyeyi bacu ibirori. Ni ukuri mpora mba mbyifuza cyane ariko wumva numva mfite ibyishimo nk'iby'umushumba afite inka ze zihaka. Iyo ndi kumwe nawe mba ntuje ku mutima wanjye hameze nk'aho basize amavuta y'inka. Oh. Mba nishimye pe. Uzi ko buriya sinjya ndambirwa kuba ndi kumwe nawe. Niyo twakicara hano bukira bugacya tuganira sinshobora kurambirwa. Ashikanga kuzereka ababyeyi ibirori. Mba numva nifuza umunsi umwe. Via, biteze Binteze kumone kurya udafite apeti kandi kugira apeti habaye apeti ndayifite. ahaha nuko usanzwe urya ko bia wabaye ikitse ubona atari amahoro Ntajya mfite apeti se mba nabihashye. kirere ntasumbuye wabaye kibia Hmm? wabaye iki? Siko ntabwo mba nahashye. ese ko utahashye papa we ntabwo abihaha Hmm? niko kuba utahashye papa we ntabwo abihaha Kandi kandi tuvugisha uko ndi umwana mubi. ngisaba ko uri umwana mubi Bia uri umwana mwiza Bia Hmm? nyamara ibintu ndi kubigira buraga ari seriye ufite ikihe kibazo Bia Kandi karame ibaze ko mama yatinyutse akambwira ngo kumbona ahangaha bura nta kintu cy'umumaro na kimwe maze ngo mbona ahangaha ameze ababona ngo meze nk'idebe ricuritse ritarimo amavuta na makeya. Ah. None ibyo byo nta nicyo byari bitwaye. Atinyuke ambwire ngo nimba ahangaha ngo njye kureba aho mama bamumanitse. mama Sandrine se cyangwa undi muntu Ibaze ku myaka yanjye mfite mugenda agateje ko maze ko umuntu w'umugabo nanjye ngikwiye kwitekerezaho nkara ko nakora ikintu kizima cyane byari iterambere ry'ejo hazaza ariko uwo nakise nk'umujyanama wanjye wo kumfasha kugira ngo byose mbigereho atinyuka ambwire ngo Bia ni mama Sandrine wabivuze cyangwa n'undi muntu uri kuvuga ndamubeshya ikintu dupfa. byaturutse ku iki se
kivuye hese kari ukunsanga nga gusa ahantu asanze hose nukumbuta zanza zose agakubita zanza zose agakubita kaba mama Sadine urahora ikibiya yuko ari umwana mwiza kandi umwana udafite ikintu na kimwe atwaye ariko reka ntabwo ashobora kubyumva ahubwo najya ngo byibura ngiye namusobanura n'akantu ako ariko kose akarushaho kunkubita nka bose basi mba ndi kuziriki umuntu n'umwana mwiza mu Sadine mutangiye kibazo cyane bimwe byawe by'ibigambo waje umuruturaho ibigambo abakubwiye njyewe unyemereye twazereka ababyeyi bacu ibirori ukaba umugore wanjye ukaba mama w'abana banjye nibyo mba nifuza sinzi rero ukuntu byumva wambwira sha bifuza neza pe yeah ukuri bifuza neza ariko ibyo twazaba tubifatira n'undi mwanya naribi twari twaje like dusangire dore ko hari haciyeho n'iminsi tutabana yeah ibyo twazabifatira ikindi gihe tukabivugaho gusa nta guciye mu ryo uvuze ndagushimira cyane buri ntambwe yose uteye uza usanga ibifite igiciro cyayo njyewe umwanya umpa mbiha agaciro gakomeye cyane gakomeye pe sinzi niba uba ibyo mvuga ubu ndi hano mu maso n'ubutumwa waba butambuka mu maso yanjye ndeba mu maso urebe byo ngubwo biba ari ukuri shanda yibona nyine ariko nta kibazo twumva urabizi nyine turi kumwe na gake nyine hari byinshi tuzagenda tugera seyo okay nta kibazo so rero kano kantu wambaye ni keza thank you buriya rero hari ikintu nabagiye kukubwira buriya ukumeze neza wujuje ibyangombwa 100% by'umukobwa nkunda ni wowe nifuzaga mu buzima bwanjye kandi icyo nkwijeje nta kintu ntazakora ku bwawe nta kintu ntazakora ku bwawe kuko nkufata nk'umuntu w'agaciro gakomeye imbere yanjye reka mbanze mbabwire mani ninde muntu wababwiye kujya mufata imyanzuro mutabanje kumbwira ubundi ninde muntu wababwiye kujya mukora ibintu mutabanje kubimbwira mugomba kwibuka ko nta kintu na kimwe kigomba kubera muri iyo kampani njye nakizi mugomba kumenya yuko ibintu byose ari njyewe ubifataho umwanzuro kandi reka mbabwize ukuri mutangiye kwigira nabi no ibyo bintu buri kumbwira njye ntabwo mba nshaka kubyumva mu gihe hari imyanzuro mushaka gufata mubanze mumbaze ikintu nashaka ntabwo kigomba kuba sizi impamvu ibyo bintu mpora mbibabwira mukanga kubyumva shit werega nenda kuzi brage zawe use mama Sadine ngiye nyibeka umuntu mukuru basi ubu bintu nabya Sandrine wenda ngira ngusuzugura urugero mva nkubwira ibintu basi bidasobanutse ibintu byose ngura ntabwo biba biri mu bwenge bwana ngerageza no gukurura ubwenge bwanjye kavuga ati wenda basi mu gihe butagiye muri konji reka mbufate mugusangiza uko buri basi bwose ngabuguhereza noneho nanjye nkagerageza kuvuga ngo wenda n'akarimo katari ahangaha cyangwa se kadakoze neza reka ngafate ngashyire ku murongo amazi yaba adahari nkayavoma nahangaha reka njye mfata umwanya ngafata n'umukozo nkahakubura ariko mama Sadine kuva yagaruka kuva yagiraga reka wagira ngo ni icyorezo cyageze ahangaha mbese ngira abankumira wagira ngo ndi icyorezo biya turi inshuti so nkunda cyane reka nkubwire ntukababazwe nuko umuntu yakubwiye nabi sibyo ndabyumvira gukomerekeje humura ngenda hari ku bwawe ibyo rero bivuga kereka uwamukwereka wamunyereka iki se ninjye umva ngiye byo ndi kukubwira bikwita kujya mu Sandrine sibyo ni umubyeyi wawe icyo ngusabye mwubahe umwumvire ariko ngenda hari ku bwawe nta kintu n'ikindi kimwe uzamburana sunyizera se ikintu cyatwiye mushiki wanjye atagaruka hano ni ikihe niyo mpamvu ubu ntiyaturongera mu nungu zantari niyo mpamvu ejo nakubwira ko tugomba kumushaka ese we kuki umuntu ashaka kukubabaza nawe ugashaka kubyerekana yuko wababaye cyane iyo umuntu akubabaje uramureka ukishima niwe bisigara biri kurya ku mutima se wamushaka ukamuzana he kanga mama wanyu ngiye aha ni iwanyu ni kwa papa wawe
iryo ufite apeti nk'uko usanzwe urya rwose ahubwo kajya kukuzana amato. Dusezeranye se ko ugiye kuba mwiza noneho? Dusezeranye ko ugiye kuba mwiza ukongera ugaseka? Njyewe Banza useke ubu ndahita njya kukuzanira amata. njyewe ko mama wanjye amanitse ntabwo njye naseka. Oya biya ibyo wibyitaho sibyo? Oya, Twese tubiziranye ko mama watamanitse. kereka Sine naza. Reka Sine nkubwire, naza nibwo nzaseka. jya wishima. Niba wishima na mama wawe azajya yishima. Biya nutishima ntabwo njya kukuzanira amata. Aho basi ujya kuyarya. Nyine banza useke basi. Seka. Yego. Oya seka neza atari uko nguko. Amata ndajya kuyazana. Aho niko njya nseka njyewe. Oya biya ndabizi seka kwa kundi useka turi kumwe. Njya nsetse. Shambo baruseka. Kwa kuna Agenda natwe reka njye kukuzanira amata. Sibyo? yigorate. Yaba nawe yarateye nkawe. Byagira inzira. aho ni sawa. ni ukuri pe. So rero turabibona tumaze umwanya munini like amasaha ndabona ageze nagenda twagenda hari ribi waba uretseho gatoya se tukaganiraho nibura nka 30 minutes. Hari ikibazo? oya sha amasaha yandiranye kandi hari ibintu nshaka kujya gutunganya urabizi nawe hari ibintu mu kazi umuntu aba agomba gutunganya so ahubwo ishura naribi ntacyo niyo indi minota twayiganira wishyuye nta kibazo. Fagitire wa museriveri yampaye nasanze ari ndende, hari habura bw'amafaranga ariko si menshi cyane. Isanga nitwaje amafaranga make, sinzi rero ukuntu turi bubigenze. Ntabwo nsobanukiwe neza ibintu uvuze. Fagitire make ibiki? Urabona ibintu twafashe ntabwo nari nzi ko biri bugiye muri la fagitire yose. Nasanze rero hari amafaranga ari kurengaho kuyo nari mfite nateganyije, ariko twareba uburyo tubihandoringa iyo ndi kumwe nawe mafite byose. Ngaho bihandoringe wishyure tugende nawe. Dore amasaha yageze pe. Nyaro. Sheri, kuri telefone se nta mafaranga waba ufiteho make? Kuri telefone nta mafaranga wenda waba ufiteho make? Njya amafaranga yanjye? Ndayafite niba nyafite. Ntabwo yuzuye ayo ngiye mfite. Hari kuburaho make cyane. None niba buraho ngo nkore iki? Nifuzaga ko ayaburaho, reba yansigaranye naya. Kandi fagitire bampaye ngira ngo uri kuyibona. Ni namubwiye ntirirwa aza hano ateranye, ni namuhe nomero yanjye me message. Urabona message yampaye aya mafaranga ngomba kwishyura ni iyi ngiyi. Hari kuburaho ibihumbi 30. Akusika nkobaza. Mu cyubahiro cyawe nkugomba. Urashaka niba numvishe neza mfate amafaranga yanjye. Okay? Nishure. Sheri nta kibazo. Iki ni gihe nageraga nzakwishyura nta birenze. Nanjye nuko narenzi ko bitari bugere muri fagitire yose, ntumvaga narimenyere kwigira hahandi, ntago narinzi ko birugiye muri fagitire yose, ariko wafasha ukayamumpera nta kibazo. Najya no mu rugo nkareba ukundi kuntu bigenza ngatanya kohebeza. So umva rero Sheri, sibyo? Mubwire nanakubashye mubwize ukuri. Ubutaha jya ugerageza, okay. Ubutaha jya ugerageza umenye level, okay? Umenye aho ugarukira, umenye ubushobozi ufite n'umuntu muri kumwe naho ugomba kumujyana. Tukumvikana? Sheri ndakumva neza cyane pe. Nago wari kunzana hano ubizi neza ko ufite amafaranga make. Ntago narinzi ko biri bugiye muri fagitire, ariko reka kuvuga ngo nago waruzi ngo biragera mu wagombaga kunzana hano uzi ko buri kimwe cyose nshobora gufata
ugifitiye ubushobozi bwo kuyishyura. sheri nta kibazo wowe uyatange nigera Jewe mu rugo reka mbwire no ndagusubiza. yose ngiye kuyishyura. Yose ngiye kuyishyura. Uyishyuraho make andi No, ndatanga. yose ngiye kuyishyura. Ariko umukobwa ntiruta arahenze sinzi ko nzamushobora gusa sha nishaka nzagurishe cya kibanza cyo papa yampaye ariko nzamutsindira niho hahandi. kubaza uri muri uyu muhanda ukora nje hano ku muhanda nuko ngize imana nkanakubona sha bro wambabare ukanyumva none ko numva hari akantu nshaka gusaba uranyumva bwira nare urabizi ni wowe wenyine twumvikana haramu ejo bundi nari mvuye gusura mushiti wanjye w'umukobwa urumva ndangije murana Chanel ambwira nabi arangije anandega kuri mama susigaye wumva ukuntu barara bankubita. ubwo bugoryi bwawe n'ubucucu bwawe nicyo kintu uba uri kuzira kandi urabizi neza njye simba mbwitaye. ubugoryi se buhe bro kuba nari mvuye gusura umusista nibwo bugoryi ahubwo umva akantu nashakaga kugusa nashakaga basi tuzajya tujyana ku kazi. warwaye iki wabaye iki nyine aransigaye mirirwa bakankubita. uretse uza ushaka kujya ujyana ku kazi nanjye se amashuri yawe warayarangiye. Bro usubwo wambabare kazajya tujyana ku kazi nzajya mamara iminota mike basi mbone gusubira mu rugo ariko ndeke kwirirwa mu rugo ngenyine. Jori ibintu byinshi ndagushyigikira ariko aha ngaha ho ubanza unyuma. ubugoryi bwawe bwo gushaka kutajya kwiga ngo urashaka kuza mu kazi ni iki kiri hariya mu kazi we washobora wowe? uracyari umwana ugomba kumenya ko ukiri umwana uracyafite amashuri yo kwiga urashaka gutikayo ngo uze mu kazi gukora iki? basi tukaba turi kumwe byo uri kumwe nanjye mu kazi kubera iki? ariye mpamvu ituma uri mu kazi kuguma mu rugo byarakunaniye? haba hari kureba filime byarakunaniye? kwirirwa uriya filimi wowe wabishobora cenko vugisha ukuri. uzi ikindi kintu utashobora? kuva ku ishuri ukaza mu kazi nabyo ntabwo wabishobora. biraruta rero ko wajya uva ku ishuri ukagenda ukajya muri filime cyangwa ukajya kuryama. Use ko nawe nzi ko ari wowe wenyine muri rwa rugo nyumva nawe nkaho ndi kumva urimo kubyanga. Jori subira mu basi saa yose tukajyana ku kazi. subira mu rugo. Mbabara urabyanze ko tujyana ku kazi cenko? simubona inyuma yanjye. Mbabara urabyanze? subira mu rugo. basi katujyana. weshyuri rwabuze isoni na n'ubu uracyara Amasandire wiriwe. twirirwa uboshye Simuzi cheka. uricaye urajingije uri kurya Nase ko. ibiryo byahashywe nande ibiryo byahashywe nande ibiryo byahashywe nande niba ukubaza ntusubize Jandu empire. nta soni ibiryo by'iwanjye twari twavuganye ngo iki mbere na mbere twari twavuganye ngo iki mbwira twavuganye ngo iki nawe none uricaye urajingije uri gushyira muri urwo ruda rwawe nta n'isoni ufite nta soni nta soni toranya gira vuba tora bene wanyu ushyiremo hano gira vuba vuba biya windiraho nanga umuntu umeze nkaho ubwenge bwe buri mu mano wakabaye kurugutura iki gitwa cyawe kumva mbese ko manyoko tora bene wanyu tora ibyo ndi kukubwira ntabwo uri kubyuka nta soni uracyari kurira uri kurira biya ndakwanga